Bakunzi ba MTV turabasuhuza muherereye mu mpande zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwabo. Dukomeza kwihanganisha abafite ibibazo bitandukanye, Nyagasani abacire inzira. Nk'ibisanzwe ndi kumwe n'Umutesi Betty Channel yayindi. Uyu munsi nanone tugiye kukugezaho ubusobanuro bw'inzozi urota umunsi ku munsi ntusobanukirwe. Turakugezaho uburyo 12 ushobora kurota urya inyama zonyine cyangwa se zivanze n'ibindi byo kurya, ari mbisi se, zitukura, ndetse rimwe na rimwe ukarota urya umuntu cyangwa se nawe bakurya. Nk'uko dukomeje kugenda turebera hamwe ubusobanuro bw'inzozi zitandukanye, reba ubusobanuro bw'inzozi zikunda kugaragaramo inyama kurusha izindi. Nibyo tugiye kukugezaho, turakugezaho uburyo 12 tugende tugaha n'ubusobanuro bwabyo. Uburyo bwa mbere, kubona inyama mbisi, bivuze indwara ikomeye ushobora guhura nayo. Icya kabiri, kubona inyama zitetse, bikwereka gukira indwara ikomeye cyangwa kurangira kw'ibibazo bikomeye wari ufite. Icya gatatu, kubona inyama z'ibiguruka, bigaragaza ibihe byiza ariko bishobora no gukurikirwa n'ibyago bikomeye. Icya kane, kurya inyama. Kurya inyama, kurota uri kurya inyama, ni icyaha cyatewe n'amagambo yo guhubuka utatekerejeho. Ujye mwitondera kuvuga, buriya guhubuka ni bibi, ukavuga amagambo birakugora kujya kuyasobanura kandi wayavuze utayatekerejeho. Rero mujye mwitonda. Icya gatanu, kubona inyama nyinshi, ni ikimenyetso cyo gutera imbere mu mikorere. Icya gatandatu, kurota ukata inyama, impinduka nziza kandi zihuse ku buzima ubayemo. Icya karindwi, kugura inyama, inyungu z'ibyo ukora zigiye kwiyongera ariko n'ibizakwaka amafaranga bizaba ari byinshi. Icya munani, kugura inyama zangiritse, ni ikimenyetso cy'uko ushobora kuba ugiye kuvugwa nabi. Witonde rero. Icya cyenda, kugura inyama mbisi, ushobora kubona ubufasha ku nshuti zawe. Rimwe na rimwe hari igihe ugira inshuti ntizigire icyo zikumarira, ariko nurota uri kugura inyama mbisi uzaba ugiye kubona ubufasha mu izo nshuti. Icya cumi, kubona inyama z'intama n'iz'inka, ushobora kuzahura n'ibibazo mu miryango. Icya 11, kubona inyama z'ingurube, ushobora kuba ugiye kugera ku bukire utatekerezaga. Buri muntu uwo ari we wese yabyifuza kurota abona inyama z'ingurube, kuko n'ubu ari ubukire. Icya 12 ari nacyo cya nyuma, kurota urya inyama zawe, ni inzozi zidakunze kubaho, ariko iyo uzirota iyo uri umukene uba ugiye gukira, waba uri umukire ukaba ugiye gukena, yaba ari umugore akaba ashobora kugwa mu busambanyi. Rero umudamu witonde, nurota uri kurya inyama zawe ariko ntago zikunze kubaho, nubona byabaye uzamenye ko ugiye kugwa mu busambanyi, uzagende gakeya kuko hanze aha ntabwo ari heza, bisaba kwitonda. Rero inzozi nari nabahitiyemo kuvugaho ni uburyo 12. Rero niba ukunze ibyo nkugezaho, kanda kukazogera kugira ngo tujye tukugerezaho ibiganiro ubibone mu ba mbere. Rero ikiganiro nakagaruka, ndabakunda, bye bye. Kandi unkorere subscribe niba bitanakugoye, unabisharinge mu nshuti zawe. Imana izaguha umugisha.